Icyambere urumva twabonyemo abakizwa, abantu twabonaga bishimye, natwe kandi ubwacu turahembutse. So rero no kuvuga ngo experience bidusigiye niyo kugira ngo tuzategure n'ibindi ubutaha kandi bigende neza. Dore kandi indirimbo yakunaniye kuririmba ugira amarangamutima menshi biranga. Iriya ndirimbo kwanza yitwa gute? Narakwiboneye. Ivuze iki kuri wowe? Ivuze ubuzima bwanjye. Gerageza usobanure n'impamvu byakunaniye kuririmba. Ni indirimbo nyine isobanura ubuzima bwanjye, inyibutsa uburyo nabonye Imana mu buzima bwanjye bwose guhera mvuka kugeza n'uyu munsi. Ni imirimo myinshi itangaje y'Imana ku buryo ituma umuntu agira amarangamutima. Gerageza nk'ubuhamya kandi bugira ikintu bumarira umuntu ukurikiye interview, kuko ntabwo dukora interview gusa ahubwo tugira ngo niba muri izina ry'Imana habwe icyubahiro. Niki kintu wibuka ukumva no kuvuga biranze no kugira icyo ubwira Imana biranze ukumva warira gusa bitewe n'indirimbo mu byo Imana yagukoreye? Nibuka ineza y'Imana, ibyo Imana yakoze mu buzima bwanjye ni byinshi. Ndashaka kuvuga kimwe ukagisipese ukakivuga nyine ukakitubwira. Yampaye urugo. N'abandi yabahaye urugo bashiri. Kuki wowe jewe biratandukanye kuko ni neza y'Imana. Bitandukanye n'ibyo abandi. Ntago mbibara nkuko abandi, ntago mbyumva nkuko abandi babyumva, kuko kuba byarabaye suko nari mbikwiriye, kuko kuba nabandi babigira suko hari nabandi batabigira. Njyewe rero ni neza y'Imana nabonye. Uravuze ngo ntago ari uko wari ukwiriye umukozi w'Imana papa isa nk'ishaka kuvuga. Ntago nari mukwiriye usibye ineza y'Imana. Amen. Ibi avuze urabivuga iki papa? Ndabyakiriye n'umutima wanjye. Ndabyumva ko nanjye ubwanjye ni umugisha mfite ukomeye kuba turi kumwe. Mwerekanye abana, mwerekana ababyeyi, ni iki mwifuriza bari abantu bagize icyo bavuze mu buzima bwanyu? Ni iki mubona mu bana banyu nk'abakozi b'Imana? Twabifuriza gukura neza no gukorera Imana neza kuko natwe tuyikorera. Ikindi ku babyeyi, ku bo twerekanye hano bose bafite icyo bavuze ku buzima bwacu. Navuga ngo ni ukubashimira kandi mbabwira ngo mujye abantu nyine bajye bagira neza kuko neza isanga imbere. Dusoza indirimbo 300, indirimbo nyinshi cyane, ndatekereza zo mufitiye video ari nkeya. Muri kwizeza iki abakunzi banyu, mugire n'ubutumwa muha abantu kubw'urukundo baberetse, yaba baje n'ababuze uko baza? Nuko urumva dukomeje gukora, ntabwo duhagaritse. Tuzakomeza gukora ibikorwa byinshi bitandukanye. Yego. Indirimbo 300 tugereze video nka zingahe muri uno mwaka ugereranyije ko ni nyinshi? Izo ndirimbo 300 twaronshinze ndibaza hafi zose zifite video. Inyinshi zifite video. Twashyizemo imbaraga. Video nka zingahe buriya? Ni hafi 300. Nazo ziri muri 300 uko byagenda kose. Nazo ziri hafi muri 300. So turashimira Imana yadushoboje. Dukurikira kuri YouTube barabizi. Yego. Turashimira Imana yadushoboje kandi ziracyahari n'izindi. Mufite izihe gahunda? Mufite gahunda ko ziririmba zose zirazo mu gitabo? Cyane. Z'abadivantiste nabonye uri kuririmba nazo zifiteho gahunda? Yego, zose rwose turazifiteho gahunda na nyimbo za wokovu n'izindi nyinshi cyane, versions z'icyongereza. Yego, byose. Kandi kubona hari icyo atavuze tunasoza kivuga. Nibyo ngibyo no gushimira abantu babanye natwe. Ntago dushobora kubona amagambo tubivugamo ubu nonaha, ariko abantu bakomeze bakurikirana imbuga nkoranyambaga zacu. Tuzagira umwanya mwinshi wo kubashimira no kubivugaho uburyo igitaramo cyacu cyagenze n'uburyo Imana yadukoreye. Ibyo twari twiteze twabonye n'ibyo tutari twiteze Imana yakoze, byose tuzakomeza tubivuga ku mbuga nkoranyambaga zacu. Turashimira cyane bivuye ku mutima. Imana yo mu ijuru iha umugisha buri muntu wese wagize uruhare muri iki gikorwa. Mwakoze cyane. Mwakoze.